niba ari ngombwa ko amaraso yacu ameneka kugira ngo kiriya gihugu kibohorwe cyangwa se kigere ku mahoro nyayo, ibyo bizabe imitima yacu, roho zacu zizaruhukira ahatekanye. Uwo ni Chaste Gahunde, ni Vice Perezida w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, aradusobanurira uko bazabigenza ngo ku nshuro ya gatatu berekeze mu Rwanda, noneho bazasohoreye ubuhoro nyuma yo gukumirwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda inshuro ebyiri. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ishema ry'u Rwanda ryafashe icyemezo cyo gukora indi gahunda, rikava mu buhungiro rikajya gukorera mu Rwanda, ndetse rigahatanira imyanya y'ubutegetsi mu gihe ryaba rimaze guhabwa ibyangombwa. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Vice Perezida w'iri shyaka, ni Chaste Gahunde. Turagusuje kandi tuguhaye ikaze hano kuri radiyo Urumuri. Twibutsa abantu yuko hari izindi nshuro ebyiri abahagarariye ishyaka Ishema ry'u Rwanda bagerageje gusubira mu rwababyaye, ariko ubutegetsi bw'i Kigali icyo gihe bwarabakumiriye. Kuri iyi nshuro ya gatatu mwizeye yuko uburyo mwakoreshaga nibudakunda, hari ubundi buryo bundi noneho buzatuma mugera mu gihugu cy'amavuko? Urakoze cyane Jean Claude. Ubu ngubu kuri ino nshuro dufite amahirwe menshi kuruta ubushize, ku nshuro ebyiri zishize. Amahirwe ya mbere nuko navuga ko duha agaciro cyane, nuko tuzi ko bashobora gutuza, kuko mbere nta muntu wari warigeze atekereza ko Paul Kagame n'ubutegetsi bwe bashobora kuvuga ngo abenegihugu nibagume hanze. Twaricaye igihe twateguraga ingendo za mbere, dukora ibiganiro, twiga scenario zose zishoboka, nta na rimwe scenario yo kuvuga ko bashobora kutubuza kwinjira mu gihugu. Iyo scenario ntigeze izamo na rimwe. Hazagamo izindi scenario zo n'abandi bagendaga bavuga bati muzagira babafunge, mwabonye kwiga Victoire byamagerekeye, muzagira bababuza uburyo, bazagira gute. Ariko scenario yo kuvuga ngo bababuza kwinjira mu gihugu ntayo twashyiragamo. Ubu rero noneho mu kongera kwiga ubundi bushya buri cyo twakwinjira muri kiriya gihugu, iyo scenario nayo twayifashe en compte. Akaba ariyo mpamvu tuvuga tuti reka duhere mu nzira zisanzwe nyine, kugira ngo kuko uyu uhanganye na FPR bigusaba gukora ibintu mu murongo, kuko bo babagamije kugira ngo ugire icyo wibagirwa, noneho bazaguta amazi bamere nk'abajya kwereka amahanga n'abanyarwanda ngo dore n'umuntu utagira gahunda. Ukuvuga ngo inzira ya mbere no kubanza kubegera no kubasaba ibyangombwa nk'uko bisanzwe bigira, ni uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda tugiye mu gihugu. Hanyuma ariko tukaba tuzi neza ko ibyo bashobora kubyanga. Babyanga rero bwa buryo bwo kubuza indege kwinjira tutwara ngo batugeze i Kigali. Twatekereje ubundi buryo nibura batazaduhagarikira hano i Burayi. Niba ngombwa ko baduhagarika, bazaduhagarika ku mupaka wenda w'igihugu turi kwinjira mu gihugu cyacu. Noneho mwabwira iki ababona gahunda yanyu yo kwinjira mu Rwanda nko kwiroha mu menyo ya rubamba? Kuko ibingibi mukunze kubibona cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, hari ababifata nko kwiyahura, hari ababibonamo nko gutinyuka cyangwa kwigerezaho. Mwababwira iki? Nibyo koko, nta nubwo ari no kujya mu Rwanda gusa kujya gukorera politiki mu Rwanda. Politiki yo muri Afurika, iyo umuntu yemeye kujya muri politiki yo muri Afurika, harimo risike nyinshi cyane, ndetse navuga ko ari 95%. Ugasanga ibindi byo kuvuga ngo umuntu yakoresha inzira y'amahoro akagera ku butegetsi akafasha igihugu guhinduka, ugasanga ni 5%. Gusa rero twebwe niwo umurongo wacu ni ugukoresha inzira y'amahoro, ni ugukoresha ijambo rihumuriza abanyarwanda, ribwira abantu, rikabirubwira uwo muhanganye uti dore uko ibintu byagombye kugenda, ariko ntitubipfe wa muntu we duhanganye. Ibyo rero abantu benshi cyane bakuze kubibonamo nyine nko kwigerezaho, bakavuga ati se abantu murajya mu menyo rubamba, murabona abandi uko byabagendekeye. Ariko ni nayo nzira nyamara yo gukemura ibibazo, kuko niba abanyarwanda bakomeza kugenda bahunga, bagahunga urubuga rwa politiki, ndetse urusigaye nyine agahita avuga ati ahantu muri kubona ko bagiye se ntabahari, icyo gihe ibibazo ntishobora kuzakemuka. Ni ngombwa gutinyuka, ni nayo mpano isabwa
abanyapolitiki cyane cyane muri kino gihe, impano abanyapolitiki bakeneweho muri kino gihe ntabwo ari ubukire, ntabwo ari amashuri y'ikirenga menshi cyane, uretse ko no kwiga nabyo ari byiza, ntabwo ari amasengesho menshi nubwo gusenga ari byiza. Impano ya mbere umunyapolitiki ukora politiki yo mu Rwanda akeneye muri kino gihe ni gutinyuka ukumva ko ugiye mu menyo ya rubamba, ariko niba ari na ngombwa ko uba wahara amagara yawe ariko kugira ngo koze urwanire uzayigereho ukaba witeguye. Niyo mpamvu ababibonamo nko kujya mu menyo ya rubamba, ahubwo nibabibonemo nk'ubutwari, kandi ko ubutwari aribwo butuma ibintu bihinduka. Ngira ngo abandi barabibonye, ntabwo ari byiza ko twatererana abandi. Urabona mu Rwanda hari abanyapolitiki bagiye babigerageza ugasanga babaye nk'abatereranywe. Ngira ngo Jean Claude nakwibutsa Ingabire Victoire umaze kuva yajya mu 2010, nta wundi munyapolitiki wongeye kuvuga ati reka tugere cyo gufatanya n'abandi. Nitwe duhora tubigerageza, kandi twifuza ko kubigerageza n'ubu kugira ngo tugende twegerane n'abandi banyapolitiki bari mu gihugu, tufatanyirize hamwe turebe uko twafasha igihugu cyacu guhinduka. Iyo mukurikije za disikuru cyangwa amagambo avugwa na Paul Kagame muri iki gihe, mutekereza ko nk'impamvu zari zatumye ubutegetsi bwe bubakoma imbere bukanga ko mwinjira mu gihugu ubuse zaba zaravuyeho? Nk'uko iki kibazo kibajije, ubwabyo ni no kubanza kureba ngo mbese ubundi izo mpamvu zifite ishingiro. Ubundi nta impamvu zidafite ishingiro ntabwo tugomba kuzuriraho ngo tuzigire impamvu. Usange ahubwo nizo turi guha agaciro, usange tuvuga ngo uriya bwo yatubujije kujya mu gihugu, buriya afite ishingiro reka tubyihorere. Oya, izo mpamvu ubwazo nta shingiro zifite, niyo mpamvu nta gaciro zifite. Nk'ishyaka FDI inkingi rivuga ko hari abantu bayo bagiye baburirwa irengero, hari abantu bayo bishwe. Ibyo bintu byose uwo mwuka wifashe gutyo mu gihugu nta mpungenge bibateye? Mwabiganiriyeho, mwasanze muzabyifatamo mute? Abanyapolitiki baramutse bumvise ko ubwo ubutegetsi bukajije umurego bukaba bwica abantu, ko bagomba guceceka, ko batagomba gukomeza urugamba rwabo rwa politiki, byaba ari ikosa. Ibyo ngire n'Imana nkeka ko itazababarira. Kubona urugamba rugeze aho rukomeye, wabona umwe aguye ugahita usubira inyuma ukirukanka ngo yewe bya bintu birakomeye. Inshingano zacu ni ugukomeza kwavansa, umwe aragwa abandi bahaguruke babiri. Byaba ari ikosa rikomeye kubona Ingabire Victoire afungwa abasigaye bakaryama, byaba ari ikosa rikomeye abandi bafungwa bariya ba Diane Rwigara bagahura n'ibibazo tugaceceka, cyangwa se tukigumira mu mahanga tugakomeza nk'uko bajya baducyurira ngo tugakomeza tukanywa za refu. Byaba ari ikosa rikomeye. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti twebwe ni ngombwa ko twarabyitangiye, niba ari ngombwa ko amaraso yacu ameneka kugira ngo kiriya gihugu kibohorwe cyangwa se kigere ku mahoro nyayo, ibyo bizabe. Imitima yacu, roho zacu zizaruhukira ahatekanye, tuzishima rwose aho tuzaba turi turuhukiye, igihe ibyo tuzaba twaraharaniye bizaba byaragezweho kandi tubigizemo uruhare. Murakoze. Ndagira ngo ushimire cyane Chaste Gahunde, uri Vice Perezida w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Twaganiraga uri mu Bufaransa, turagushimiye cyane. Weekend nziza. Ninjye ubashimiye kandi mukomere. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu Burundi.